Reka nongere ngo ikaze mu kiganiro cyacu Star in the Kitchen ku Isango Star TV uri kumwe na Clement Keza ni nk'ibisanzwe nyuma yo guteka spaghetti with chicken inkoko muri macaroni hanyuma dukurikizaho guteka pizza uyu munsi rero icyaka cyabaye ikindi uvuga ngo guteka byunganirana n'imbuto zifite akamaro kenshi cyane mu buzima bwacu zifite akamaro kenshi mu mubiri wacu zifite amavitamine n'ibintu bitandukanye ibyiza by'imbuto turaza kubireba mu kanya niyo mpamvu rero twahisemo kuza hano muri Kigali Fresh Vitality bakora ama juice bakora ama smoothies tugiye kubyiga kugira ngo nawe ubutaha n'ubu uri mu rugo wenda ufite akanya ubashe kuba wabitegura nawe ukaba n'ibisanzwe aha ngaha tuhari kugira ngo tukwigishe ubashe kugira ibintu byinshi wiyunguramo ubumenyi tugiye kwiga rero ubundi akenshi iyo tugeze mu gikoni hanze kwambara wenda uri tayari wamaze kuzambara banza kwambara ga olala ni ibintu bitoroshye cyane ariko iyo ubimenyereye nyine birikora twagiye hanyuma rero hari umutumirwa twazanye minyo ngwino twige hari umutumirwa twazanye minyone ni umumodo yego tambuka tugiye kwiga rero gutegura amaji gutegura ibyo byose nyine hanyuma rero ubwo nyine tube turi kumwe nitwa Pacifique Rutayisire nkorera muri Kigali Fresh Vitality yani hano mwadusuye dukora ama smoothies milkshakes n'ama fresh juice tugiye kwiga gukora smoothie yitwa papinana igizwe n'imineke inanasi n'amatunda n'amazi makeya ngiye kwigisha minyoni nanjye ndiga wow watermelon ibaze ko nicyo kintu mbonyemo muri firigo yose okay reka mbanze kuba kagize kanya kaba kakonje cyane ubwo yoga konje urakajugunya ndi nabanza ngwereke we nawe uzi kubanza ko we hagiye bukonja akakirabura mbere nawe urakora ikurikira sibyo pakinana pineapple muneke na passion kubera ko tuno turura tugikuramo ukata ariko ndabona bisaba n'ubuhanga ugiye guhata ushaka kuyibazura cyangwa se cyangwa ukitema cyangwa ukayikuramo yose ugasanga yaragize turekeyemo hano urabona inanasi ifite igice cy'igiti imbere kirarura kiri bita akenshi iyo dukata tuzishyira ku ruhande cyari kinini abantu barakirya kirararyoha ariko ntabwo akenshi harimo abantu batazikunda benshi nyine mu cya kiri bita gusa nkanjye personally ndagikunda ndakirya n'ibi ngibi ntabwo mbishobora ndakirya hariho inanasi usanga nyine nk'icyo ngicyo kumva kiraryoshye ariko hari izindi ziba zera niyo mpamvu duprefaringa kutagikoresha noneho ubwo ndabanza ngo iyi ngiyi zo gukora indi okay iyi ngiyi bihagije ntabwo ari ngombwa nyinshi cyane then tumaze gushyiramo inanasi ubu ngubu tugiye gukurikizaho umuneke bari ngombwa umuneke umwe cyangwa umwe uba uhagije kuko umuneke urumvikana cyane uraganza kenshi iyo bibaye na ngombwa wakoresha n'igice cyonyine cyawo ntabwo ari n'ukoresha wose biterwa n'ukuntu na test y'umuntu hari abantu bakunda imineke hamwe n'abatayikunda cyane ariko umwe uba uhagije ubu rero ubwo dushyizemo uwo muneke na passion na pineapple dusigaje cyo passion then n'amazi make smoothie yacu yaza kuri tayari amatunda
atatu abahagije ntabwo ari ngombwa amatunda menshi kuko amatunda nayo n'ubundi arumvikana cyane test yayo. ubwo muri make ikigomba kwiganza ni pineapple. Pineapple na banana. Buriya banana nawe yaza kumvikana muhumura. Kuri passion rero ndakoresha ikiyiko kugira ngo imikoremo yose sinzi niba uri kubireba hano. ubwo turangije gushyiramo ingredients zose bisigaye n'utuzi duke. Ntabwo ari ngombwa amazi menshi kuko iyi ni smoothie, so turashyiramo utuzi duke cyane kugira ngo bibashe kuba blended neza bidafata cyane kuko biraza kuba bifashe n'ubundi. Ese urakoresha aya amazi atetse cyangwa aya ngaya bagura? Ubusanzwe nkoresha Jibu, niyo nkoresha ariko n'Inyange hakonje kubera ko smoothie yacu igomba kuba ikonje, ngiye gukoresha amazi y'Inyange ayo naguze. Ikibazo menya no kubajije ubwo nanjye mise nyibaza nk'umuntu wenda tuvuge ari nko mu rugo wenda nk'umuntu ashaka nko kuyikorera ashobora gukoresha aya mazi asanzwe yo mu rugo atetse? Yes, koresha amazi asanzwe kuko urumva ntabwo ari ngombwa amazi ni amazi asanzwe kuko n'amazi ntabwo ukoresha menshi cyane. Wakirinda gukoresha amazi adatetse kuko ushobora gutera uburwayi n'ubundi aba ari amazi sitera. Ariko nk'uko nyine kubera abakiriya biba byiza gukoresha usanzwe kubera ko Jibu niyo yanga tugura mu macupa niyo abafite abari muri nuza nini atakora litiro nyinshi biba byoroshye, ariko kubera ko dushaka ko smoothie yacu bikonje turakoresha aya ngaya. Aya abahagije hano ntabwo ari menshi. ubwo hakaza kuvamo kugira ngo ize kuza kubikonje neza ndongeramo ice. urayishyiramo hano cyangwa uzayishyiramo nyuma? Ndayishyiramo hano. I blend it with ice. Wow. Okay, sinzi niba wakwijya hano nkakwereka ukuntu ino blender yacu ikora. On ni hano dutangira kuri 0 kuri minimum tugashikinga on ukagenda wongeza bitewe nuko igenda blending. Noneho mu buryo bwo gushyiraho blender igomba kuba umukondo uri kuri ibumoso bwawe hano kuri no angle. Okay, ubwo no kubera iki? No kubera ko niko izi ngizi zikora za kamasho wigize gutya amenyo yayo ashobora kugira ikibazo. Niyo mpamvu tuzishyira hano ugafata gutya ubwo uraza gucana hano. Nta kibazo ntabwo yaturuka nyine for protection. Ariko hari izo ugira ufungura utafashe bikagenda. Niyo mpamvu tuba dushaka kwirinda. Irasa neza no kuyireba gusa byonyine. Murakoze. Ubwo twubu tubari bizaje nike dupakingamo. Turakoresha kamwe bagasana numva ko ubu ngubu iba yari ready. Irasa neza gusa. Bisabwe nawe agapfundikizo kayo. Turemo hano
you can test it. Okay. 이게 nga hanga kuna hanga ngira. Iryoshye cyane nase wambaye nanjye wumva ko amatsiko ntabwo washyiramo isukari yindi ushaka kongeramo isukari. Ushaka kongeramo isukari. Okay, twebwe hano ukuntu dukora usanga ntabwo twongeramo isukari ariko ushaka kongeramo isukari okay reka tuve nko mu rugo kandi ushaka kongeramo isukari wanyura ko ntabwo ari nyinshi ariko urumva umukiriya kubera umuneke sinzi niba wambaye kandi uze nanjye mu testinga none se ariko nk'umukiriya aje wenda nk'uko nguko muyikorera hano wenda akabasaba ko mwayongeramo se simwayongeramo iya kubera ko twebwe dukora umukiriya areba iyo yabyifuje turabimukorera ako kantu ni sawa yabyifuje ariko ntabwo uzi ibibazo by'abakiriya hari abafite ibibazo by'isukari utayikunda ntabwo ari ngombwa ntabwo cyangwa umuntu agashyiramo ubuki yes turabukoresha hano ibyo byakongeye gutya ndumva ari sawa urumva ari sawa ariko mwiyongere ashaka isukari ariko irakonje cyane smoothie igomba kuba ikonje ntabwo yaba smoothie idakonje ntabwo ari sawa cyane ubwo iyi ngiyi irarangiye ubwo menya nagiye kuyisubiramo cyangwa turabanza tuyinywe iyi ngiyi simbizi niba mubanza kuyinywa niba yayisubiramo muteze aho ngubu twumva ko twakora strawberry watermelon noneho imyembe ngira kuba imyembe na strawberry na yogurt mureberemo koroshye iragoye okay reka kuri berry corn koresha imineke strawberry n'amata strawberry umwembe n'amata Umwembe ntawo urimo. n'umuneke Umuneke n'amata. ni berry corn manze ngo hano amasoko ubwo tubonye tumaze gukora papinana wabonye process yose ugiye gukora nawe iyi ngiyi ikurikiraho yitwa berry conana bakoresha umuneke strawberries n'amata makeya dusukura aho twakoreye kugira ngo dukorere habe hasa neza amata arimo hano yakoresha kano gakombe nta kibazo cyangwa gushyirire hafi okay twatangira gukora berry conana urakoresha umwembe umuneke strawberries na watermelon ngagiye gukora yitwa berry conana strawberries kunyura uzikate cyangwa mbikwereke wenda urakataho buno buntu bwo urabanza uzironge umushyiremo amazi urabanza uzironge wadukoresha nka dutanu nta kibazo none se uyaburitse gatoya nashyiramo nka turindwi hari akuri buryo nako ndi buryo kuko utwo tuntu ni natwo turya dushyiremo oya turamba turafata mufashe akakora yes noneho ite ya wabanza ukumva uko kameze nta kibazo ko strawberry n'imbuto tubona gake umuriro hanyuma ngewe se ko nanjye nkashaka ako kuri nta kibazo wakiriye
amashanyarazi noneho wadushyiramo turakonje cyane. Okay, ubwo tumaze gushyiramo imineke na strawberries ubwo turagisigaye no gushyiramo amata. Agari menshi gusuke arahagije. Ya mu dushyira cyane. Okay. Okay, pues, como nta kibazo. Okay, wibuka ko smoothie yacu igomba kubikonje. Ntubyibagirwe. Hejuru urebe ice shyiramo. Yeah. Bene se njya akabazo k'amatsi. Sibyo igomba kubikonje. Sibyo? Washyizemo byose byari bivuye muri firigo deja birakonje. Yes. Ice ni ngo you blending. Ntabwo ukomeza bikonje nuko byari bikonje. Yes. Ni nk'ukuntu icyayi kiba gishyushye ariko ukomeje kugikoroga cyane kirahora. Yes. Okay. Kisizemo nyinshi cyane. Birasa neza nuko nguko. Yeah, ubwo uribuka twacanaga. Yeah, iragusakurira ariko nta kibazo. Okay. Smoothie bakoresha kandi turakandije kubera ko twafasha. Okay, smoothie yacu iri tayari ubona ko uri umunyeshuri mwiza. Okay, noneho urayisi tukamuha ngo iri tayari mu yawe. Yes. Urabona ntago mbere yuko mwereka urabona ko yahinduye kara ntabwo isa nk'umuneke kubera strawberries. Yes. Nta kibazo kamufashe dushyiraho akandi kano wakanduje. Ubwo hasigayemo. Smoothie yacu tayari urabona ko isa neza. Sinzi niba wirebye gutyo wishimiye ibyo wakoze kandi isa neza. Okay, testing ubwo ngubwo urijyaginga. Nawe yumve utubwire niba ihwanye niyo musanzwe mukora. Okay. Nsa umunyeshuri mwiza pe. Okay. Ikintu buramo ni agasukari. Akeneye agasukari. Ahangaha wongeramo gakeya ubusanzwe ariko test ubundi aba ari iyo ngiyo. Njyewe nkunda isukari ariko iyi ndumva ari sawa. Isukari ni nkeya cyane. Ufite isukari nyinshi nyakunda mu cyayi cya mukara. Wasanga ariyo mpamvu. Ahangaha wongeramo hani kugira ngo wumve test nziza kuko isukari ntabwo ari nziza ubwayo. Byibura nk'ubuki wari usaba. Iyi ngiyi rero ndi kumva umpitishijemo. Iyi ngiyi yaryoha kurusha iya mbere. Iya mbere. Nawe ni kubizi. Yego. Uza kuyinywa. Nawe ni kubizi ko iyi ngiyi iryoha kurusha iya mbere. Iriya twakoze ngiye ngo ndiriye papinani. Ngiye ngo ndiriye papinani. Wowe ikurya biri Iyi ngiyi maze. Nanjye ni indyohe. Okay. Nta kibazo. Ngiye kumushyiramo isukari n'imibi kiraza kuyiba. Ashobora gusanga ugiye gatatu ariyo biryoshye. Bayanza mwiyizera nacyo. Iyo wakoze.
turawukata inanasi kwa kundi wasikaga kugishyiramo ariko hagatonya ndabanza numva ku mwembe hagatoya nta kibazo ukunda umwembe kari gusigira ubu nakarya njyenyine cyane muri bukore ibaho ibyo cyo kintu cyo hagati dukora okay nuko wakatamo n'imineke kugira ngo byoroshye gatatu gusa yeah kata umwembe mwabishyiramo cyangwa n'inanasi umwembe anana n'umuneke yeah ntabwo tuyishyiramo noneho shyiramo gashobora bukeya harya karimo hejuru hejuru kubanza kukaronga yeah ndagushyiramo nka dutatu nashyiramo menshi niyo wibitingira ahanga ntabwo ari ngombwa ahanga ntabwo ari ngombwa ko hajyamo byinshi niyo wibitingira koresha iyi premier premier hari icyo uzi ko mu gifaransa ari premier wa mugani premier proye yego cyangwa tuba turahagije nta kibazo ntabwo ngaka okay wowe uri kodete ngo ukoreshe iyi nkoresha premier na final cut iyo nshaka kwiga dukata iyo nshaka kwiga n'intuze ni after effect after effect nayize ndi busy bizagusaba time justement ndabizi kuko na animation na animation bisaba time umuntu yanakoreramo biriya by'udutente yes ariko ku rwego rusanzwe nyine ruri kuko ukoresha amadotsi n'amavectors okay ibisi bihagije hanyuma ubwo turashyiramo amazi cyangwa n'amata okay hari sugar syrup iri hariya bashyiramo gakeya agakombe yes ngiye ishyiramo ubwo twatwaye reka yewe Clémy biteze none se kuri ahanga basigaye gukorera hano oya twaje kwiga ahubwo se wowe ugeze hano hano rero umukiriya w'ahangaha hano niho hantu hambere mwera juice mu buzima aha rero turi gukora ji nyine ngwino tugukorere kuva ryari tumukorera ikibazo hari ikibazo nta kibazo ngo nanjye uvuga ibintu ndabisibye oya ndaza kubikubwira dutashye kuva ryari uranziga uyu twaje mu kiganiro wese ntubibona twaje mu kiganiro iyi ni minyone twaje kwiga ubwo pasi we muraziranye nyine turaziranye n'umukiriya wacu ukunda iyihe ji iyihe tropical iri hehe hano ni tropical irimo strawberry n'amata okay uretse turebera iyi ngiyi n'ubundi niyo twari tugiye gukora ubwo turakomereza hano cyane rwose nta kibazo pe okay strawberry amata sigaye amata ice amata ngaya hano yego mushyiramo nzane ice zingahe chef eshatu zawe zirakonje ufashe ufashe turebe mbonye yongeramo dukeya utwo iya gatatu yananiye nikuremo ese tuyashyiremo birasa neza shawe yeah now nyine namwigisha ukuntu ababrandinga ubwo ubwo nawe arakwereka ubwo nawe uri umunyeshuri ndabona that's how to hold okay okay bisa neza wiye nata ndakwemeye dukunde turebera avuyemo kanzana n'agafuniko urafata kamwe cyangwa tubiri yakamwe
Jisi rero arangiye kuko ye Natasha ubwo ntabwo wamusavye ngo of course tumvishe ukuntu imeze Donc, sinzi nuko- babanza ugatestinga nuko ubanza kumva niba- kumva niba ibyo ukoze nawe wabiha umuntu kubera kuko niba bwa mbere ubikoze ni ukuvuga ngo nshobora gusanga umva wenda ingingo yawe uko imeze nshobora gusanga wenda idahuye n'iyo we asanzwe Yes. okay. wowe banza uyumve no iyanywa n'ubundi ntabwo ubizi ariko ubanza wumve niba nawe wayinywa uri umukiriya wa mugani wa minyoni kuri njye haraburamo agasukari Nata, ukundamo indi sukari cyangwa gutya imeze nta kibazo Okay. Kararyoshye ariko cyane donc ubwo ni ukuzuza hejuru cyangwa hari aho umuntu agarukiriza karagarukiriza kuri igitondo biruzura n'ubundi tuba twayiteka urayireba muri upimishije bendo ugahita umenya igera ugahita umenya aho iri bugarukire Yes. nagufasha kuba donc ubwo kagafuniko bigaragara kuri igitondo agahita gahita bakazamura Enjoy. biwushimishije cyane thank you so much uyabanza wumvire niba bihuye wow birahuye delicious amena banywera hano paka birangiye cyangwa arayajyana for take away atafuta heruka gasa shabo maze iminsi ndi mu bintu byinshi cyane bya bindi akazi kaba ari danje ibi birahari ubwo tukibuka no gukora amasuku ese fini minyoni ngiye nkuzi nka minyoni ayandi mazina ninde Ineza Vanessa minyoni rero ukagenda akomeza kuvuga minyoni niryo umenyereye cyane uraje kwiga hano gukora jus gukora smoothie ntuze ubwoko nka bungahe twakoze ku ruhande rwawe ni experience usigaranye cyane nuko namenye kubikora ntabwo ubundi nari mbizi njye nanze gukora ji gusa nanze gukora simone ariko nabimenye nabyo ji yo usanzwe uyikora uyikorera mu rugo okay hanyuma nk'umuntu nyine umaze kwiga wamaze kuyimenya urumva igikurikiraho ari iki sasa nyikorera mu rugo nyishatse cyangwa ndanyikorera cyangwa wenda n'abashyitsi baje nayo bakorera okay hanyuma wayinyoyeho wumvise imeze gute iryoshye cyane okay hanyuma ubusanzwe ngiye muzi nk'umumodo hari ibindi ukora yego ndi n'umubyinnyi umubyinnyi wacu yabidaze wow ubutaha uzatubyinira okay hanyuma biragaragara ko uracyari mutoya ibintu bijyanye no gukora imideli cyangwa se n'ibyo ngibyo byo kubyina ubimazemo igihe kingana iki imyaka 4 ndagira ngo nyine umare amatsiko umumodo mu buzima busanzwe ni mu ntoki kubera ko hariho nyine abantu bibaza ko wenda umumodo ubwo ndi kuvuga reba nka kuri aba miss akenshi abamodo n'aba miss nyine ni hamwe abenshi naho bava abantu nyine babafata sinzi ukuntu nabivuga ndi ku rwego ruri hejuru ukuntu nyine yumva ko udashobora kuba wenda wakora imirimo yo mu rugo wakora n'ibindi bintu ku ruhande urabikora kuko ni umuntu wundi bisanzwe igihinduka ni igihe wagiye hari ahantu bakakubona wakumakiye wahindutse bakumva ko birenze ariko ni ubuzima busanzwe hanyuma kuki ari byo wahisemo nakuze mbikunda umubyeyi wanjye yarabyigishaga akajya njyana mama akajya njyana agiye gutoza abantu nkajya nabikunda nkabikunda gutyo rero negeye imbere kubona ndi muto cyane noneho negeye imbere mbijyamo gutyo biramira mbigomamo hanyuma ndagira ngo ugire ubutumwa uhereza abadukurikiye wenda abasanzwe bakuze nk'umumodo cyangwa se abakunzi bawe nk'umumodo ubutumwa wabaha ugenda uhereye kuri experience tuvuyemo cyangwa se wenda no mu buzima busanzwe ubutumwa nabaha ni ugukunda ikintu urimo kandi akazi kose ni akazi ndabakunda urakoze cyane minyoni
nitwa Pacifique Rutayisire nkorera muri Kigali Fresh Vitality yani hano mwadusuye dukora ama smoothies, milkshakes n'ama fresh juice. Yes. Okay, hanyuma turangire nyine aho ukorera kugira ngo twe twahageze n'ibyo ariko abadukurikiye nibakenera serivisi zawe bazakubona gute? Yeah, dukorera muri Chic hano mu mujyi umuryango wa 54 muri basement -2 wafata esanseri ni muri -2 cyangwa ukinjira ku muryango urebana na gare munsi. Yes, no ni umuryango wa 54 twitwa Kigali Fresh Vitality. Kandi hano wadusanga tuba kuri Instagram dufite page na Facebook dufite page ya numva arizo dukoresha for now. Ibindi nimero za telefone. Nongere ngushimire kuba wakurikiye ikiganiro gato ngende kwinjoyinga. Ubwo rero nawe nikeneye kwinjoyinga wabibonye uburyo ushobora kubikora. Hanyuma uramutse nanone wenda uri mu mujyi cyangwa se n'ahandi ukeneye serivisi zabo wabyumvise wabasanga na nimero nizo ngizo bazibonye. Hanyuma mubwire nti wakoze kudukurikira kandi kuba uri ndahemuka gusanga Star TV ni byiza cyane. Wakoze cyane kudukurikira uri ndasimburuka.